Impari? Ejo bundi ngo yazuye umuntu. Oh yes. Eh? Kabisa. Amakuru nta mfite. Hano muri Maputo kabisa. Umunyarwanda. Yazuye umuntu. Umuntu kabisa ku Rwanda kanakubwira ngo mugenzi wanye inshuti yanjye akakubwira ngo uri inshuti yanjye. Sobuja ntago ari mugenzi wawe nta nubwo ari inshuti yawe. Sobuja n'umukoresha wawe niyo muba muvukana musaza. Faites attention. Muyo muvukana ariko umenye ko wowe na sobuja nta kintu mupfana mu kazi. Ebana hakurya no hakuno ukuvuga ngo niba umeze neza ugomba giconze. Cyasona oya uyu munsi deja ariko reka nkubwire banzume ku mafaranga. Nago nangira ikiganiro ntafite amafaranga. Oya amafaranga ndagwa amafaranga umva ahanga ibubona. Ibi naga ari ibibyimba ibi naga ari ibi. Nese ko wabonaga ndi kugenda kuri wagiraga ngo bayarakamanze ndemera umuntu urumva. Reka nkwe bitanu mani. Kankwe bitanu. Umva reka umva. Bantu banje jewe murumva ngiye kuremera umuntu jewe ibintu 1 2 3 4 5 reka niba ndemeye umuntu urumva umva mani musaza burabona none se oya buretse gace none se ibingi oya ibise ni ibibyimba oya buretse gace ibi ni ibibyimba ibi naya nasa amafaranga ibi byose. Yeah, wagwan out there. How are you doing? Comment ça va? Munasemaji. Yeah, this is Behind the World Show again. Turaje rero ku indi episode. Twizere ko mumeze neza aho muherereye abakunzi ba Behind the World Show. Big up yourselves. You love you so much as you do. Yeah, feel good. Because MC Stanley, how are you? Fine. How are you doing? Very well. Yeah, is everything good? Yeah, somehow money. Good. You got money. Already. You got happiness. Upright. You got peace. Good. Yeah, big up yourself. Thanks a lot. Yeah, man. Yeah, MC Stanley. Yeah. Tutaganiramo. Umunsi navuze reka nongere ngushake tuganiremo gakeya. Watubwira ubuzima se bwifashe bute muri Maputo? Abantu ubuzima buraryoshye no ye basaza ubuzima buraryoshye wangu. Ubuzima buraryoshye ebana hakurya no hakuno ukuvuga ngo niba umeze neza ugomba giconze. Cyasona oya uyu munsi deja ariko reka nkubwire banzume ku mafaranga. Nago nangira ikiganiro ntafite amafaranga. Oya amafaranga ndagwa amafaranga umva ahanga ibubona. Ibi naga ari ibibyimba ibi naga ari ibi. Nese ko wabonaga ndi kugenda kuri wagiraga ngo bayarakamanze ndemera umuntu urumva. Reka nkwe bitanu mani. Kankwe bitanu. Umva reka umva. Bantu banje jewe murumva ngiye kuremera umuntu jewe ibintu 1 2 3 4 5 reka niba ndemeye umuntu urumva umva mani musaza burabona none se oya buretse gace none se ibingi oya ibise ni ibibyimba oya buretse gace ibi ni ibibyimba ibi naya nasa amafaranga ibi we nasinye kontra musaza kandi bana mbikesha abafana bacu nimwe bantu bandemeye mutuma nkundwa ngira igikundiro nsinya kontra ubu nkunda ryoshye wangu comment uzemo neza ndakuremera nje ndaremera abantu nubu witwaye neza ni witwara neza kabisa ndakuremera stana none se ubuzima bwaje bwinduka gute mbwira uko byagenze amafaranga ni menshi ntago duherukana se mbonya ari nko mu oya 80 gutyo uya ni pocket money hari andi mafaranga ari kuri konte ni pocket money mu buzima kabisa mu buzima Imana hari igikundi ikakuremera no ukaremeka ayo ngo ni pocket money tuno two n'udufaranga two kugendana kamemu kugira ngo kandagiye nk'inyanya ubundi dukandagiye inyanya ntago nkijya mu isoko numa abakozi ushaka gutuma bizerwa tuma bakuru ntuma abantu bakuru
Stana kontra urayisinyirira amafaranga ndabona uyu munsi wishyuwe umeze neza umva ko Stana dufite amakuru menshi ariko se nimba atari nabashimira nimba atari ibanga iyi contract ifite nk'igihe kingana iki nasinye kontra y'amezi 6 mu gice cy'umwaka ndi gutwika ariko hari nindi noneho hari nindi iri mu marembo gutya ndacyari kuyisengera inshallah marabira ramene kabisa niramuka iguyemo noneho abasa umva nkubwire nugo nyankubaza ati umva warafollowinze behind was show niba warafollowinze ngwino nkuremere ngwino ufate 5 none nta bintu byinshi oya mani iri kundemera inshuti nzima wana iyo zinyaga kontra urumva umuntu akaguha inoti nzima zisinyiye neza nta bintu by'inuze urumva ya yes nagarutse ndi kirashinya mukanura isimbi ndiseki amaganga y'inkubagangagura n'ay'inkumi ndi rutikura nagarutse Stanley MC Mind MC Byishimo Tiyuriku umukire muziranye cyane kwerekanya amafaranga naga boss bari bugira iki oya ngomba kuza kubaremera nabo urabona abakire bajyaga bakwihesha ibiraka bya make by'amadolari 100 amadolari 120 bazajya basigaye muzajya mubanza muze tuganire mwicara ku meza bya Mungu wanjye tuzatuganira twicare ku meza amwe nukuvuga ngo purisi tuzamuka niko natwe tuzamuka ariko harimo amafaranga wampindura ukampindukiza nta kibazo jewe amafaranga byose ni kimwe upfa kuba uvuze iby'amafaranga urampindura nkahindukira kandi nkambara uko ushaka awa amafaranga ubwo arabonetse baretse agajya na dupange ni gahunda tuba turi kuvugana na bamwe mu bakiriya bacu ndimo kubaza nti life ya Maputo ubona ibanga ryayo hari abantu bazi Maputo bagakubitwa bikanga bakabona ntabwo bafite ahantu bahera abantu bari muri struggle nyinshi byatarangamene ubuzima bugoranye nubwo ntari abantu bamwe namwe baba bagendera mu mamodoka bafite amazu bameze neza bararyoshye abandi barimo bubaka amazu hirya no hino ariko hari abantu hano baba bameze fo byatari bari gatara kadanje kabisa kuryo no kurya hari abantu bakunda kuvuga ngo hano ngo ibyo kurya ngo biroroshye ngo nta kibazo nta muntu waburana mane hano hari abantu waburana mane barahari benshi abantu benshi cyane kabisa batabasha kurya ubibona gute kuba abantu babakire batabasha kuba bavuga bati wenda none umuntu uva mu gihugu cyacu wese niki ameze nabi reka turebe uburyo twamufasha nawe ave mu nzara ashira inzara cyangwa se agira ikintu yakora ubibona gute nk'abantu tuvuge baba bahanze mwese mu bahanze kamwe mu mwarahuriye hanze ubona gute uburyo umuntu muturuka mu gihugu kimwe ashobora kugukoresha wowe uri umuntu w'umugabo nawe ari umugabo wenda warigeze no kugira amafaranga arutaye akagukoresha noneho akakudevaloriza akaguha amafaranga azi neza ko amafaranga atatunga n'umuryango wawe n'ibyumweru bibiri ibintu byose ni ishuri ubuzima waciyemo n'ubuzima bw'urimo aka kanya ni ishuri n'ubuzima uzabamo ni ishuri buri gihe rero duhora twiga ni ukuvuga ngo first mbanza kwihanganisha abantu baburara badafite ibyo kurya n'ibyo kwambara namwe mwihangane Imana izabagarukaho ariko nanone ugomba no kureba impamvu ituma uburara niba atari wowe ngaruka y'ibyo bintu kuko buri hari igihe umuntu agira ingaruka y'ubuzima bwarimo we ubwe akiprovoka ubuzima bubi numva uwo mubosi nta mutima aba afite nta n'ubumuntu aba afite nge ndi kuvuga nk'umuntu ko urabona reka wenda ngucemo ijambo mu gakeya urabona nka hari imiryango imwe n'imwe cyangwa
za organization zimwe na zimwe hari n'ibigo bimwe na bimwe bidashobora kuguha akazi bitazi neza ko uri stable, udafite ahantu uba, udafite ibyo urya, abana batika. Ibyo ni ibintu cyo bita basic needs ashobora kugukorera kugira ngo ubashe no gukora neza. Wowe uri umukire, uri gukoresha umuntu mwaturutse ahantu hamwe, muvuga ururimi rumwe, urabizi neza ko yahuye n'ibibazo, kandi uziko neza akazi ari gukora ari kenshi, none uri kumuhemba amafaranga ubizi neza ko adashobora no kumutunga icyumweru. How can you feel as human being, man? As human being, je numva ni amakosa akomeye cyane kuticara mu rugero rw'undi muntu. Ukuvuga ngo wowe first ugomba kubanza wishyire mu rugero rw'uriya muntu uri gukoresha. Uyu muntu uri gukoresha afite umugore, umuntu uri gukoresha afite abana runaka, wenda ni 2 cyangwa 3. Ubuzi icyo abana 3 bakeneye kugira ngo babe bariho bameze neza. Uyu muntu uri gukoresha akeneye transport, akeneye aho kuba, akeneye ibyo kurya, akeneye ibyo kunywa, akeneye n'umwanya wo kuruhuka kugira ngo atazagwa no mu kazi. Ko kanura kavuze ni hari abantu bakoresha abantu ugasanga aramubwiye ngo nta mwanya wo kuruhuka. Cyane ibyo birahari cyane. Ngo nta mwanya wo kuruhuka, wumva kuri gukoresha imashini. Icyo gihe wowe boss, wowe kucyuruhuka ariko kumva yuko umuntu ugukorera ataruhuka. Umwanya wo kuruhuka umuntu, kuko umuntu ntago ari icyuma. N'imodoka hari saha zigera tukazimya kugira ngo moteri banze yongere iruhuke, imanura amavuta. Mwabakire mwe rero mujye mwihangana, ariko none reka nanone ngaruke ku bakire, ngarukira abakire. Banza ariko babwire bajye bihangana. Abakire nimujya mukoresha abakozi, mujye mubanza murebe. Uretse gake naza kubareba, naza kubagaruka. Abakire udakunze umukire ntiwazaba umukire. Ahubwo avuga ngo abakire murakundana. Baganga abakire murakundana. Wa mukire wowe muntu ufite ikashi, wamugwiza tunga we n'ujya ukoresha umuntu, perimenshi ujye ubara urebe yuko uhagije icyo bita basic needs ziwe. Ajye ku kazi nta kibazo, kubera yuko azagira amafaranga, azakuramo amafaranga ya transport, cyo twita amafaranga yo gutegesha, yongere akuremo amafaranga y'imirire, ibyo kurya kugira ngo abeho, yangera yishyure abana, yishyurira abana ishuri. Uyu muntu after that agire ka saving uko kaba kangana kose. Ibyo bintu mujye mubibaroriza, mu biha agaciro ko turi abantu, kandi aho huri yo ntebe wicayeho wayihurutukaho undi muntu nawe akayicaraho. Niko bigenda muri iyi si wangu. Nta muntu ukomeza ngo bane wapi. Nukuvuga ngo ahora haguruka akicara undi, n'undi akahaguruka akicara undi, gutyo. Guciye mu ijambo twihanganishe n'umuryango wa Gogo. Gogo Abroad of Jesus. Gogo ura mu mubyeyi ni umusista byeyi. Nisama kuri yitabye Imana mwere ko ridashira. Ararima trending ameze neza, ubuzima buhindutse, ibintu bimeze fresh. Ariko biriya bintu nanone ni ukubera iki wangu inna lillahi wa inna ilaihi. Twavuye mu itaka tuzasubira mu itaka, ariko nanone sinzi impamvu mu Rwanda bite gute umuntu akabrandinga after that agahita apfa. Especially kuri bano bantu ba brandinga batakagombye ku brandinga. Example, umuntu nka Gogo nta kintu kirenze cya danje yakoze, nta kintu cyagomba kumuzamura cyangwa kimugaragaze ku isi yose kimugira umusitari. After that rimwe kabiri gatatu abisiciyeho. Reka tugaruke kuri uriya Dorimbogo yaririmbira Dorimbogo 1 2 abaciyeho. Bindi bite bimeze bite? Bano bantu baba bari hidden bari bihishe priya. No cyangwa se bino bintu ni nkuko bisa nkuko ikintu bita igihumyo. Urakize? Igihumyo burya gishobora ngo gukura mu munsi umwe, kigahita kigara kikuzura bakaza bakagisarura
nibyo rero bisa n'ibi byabagogo n'abadora imbogo nukuvuga ngo ni ibintu by'amayobere ibi bintu nabyo muze kuza kutubwira uburyo biri kugenda bite bimeze bite ubundi muze kutubwira muri comment cyangwa hari utuntu hari utunuze babateramo bagakura bihusa bakarenga umutaru nukuvuga ngo buri ujura gusanga sometimes ya gusa wa inalla man ubwo Imana imwiruko deshira ariko nagusabura gushyira agakomenti kuko urebye kuko niko ibintu bigenda kwiyi minsi umuntu arazamuka ukabona aratumbagiye twihanganisha umuryango kandi twihanganisha n'abakunzi ba gogo uvuza ko kantu ndibuka akantu k'ubukire hari abantu bajya bavuga ngo ikuzimu ngo umuntu ashobora kujya ikuzimu ndetse ngo hari n'abantu baba bafite ibintu by'amaduka hano bashyiramo utuntu ngo mu gitondo akabyuka nka saa 9 agashyiramo utuntu ukuntu ngo abantu bagatonda umurongo kuko bibaho man ibintu bibaho uwo maze igihe hano rero ibintu by'ikuzimu bino biboro by'ikuzimu ntago mpfa kubyemera neza kuko urabona bro umuntu yacisha ariko byanze bikunze kugira utunga amafaranga biragusaba imbaraga nyinshi kandi biragusaba n'ubwitange bikongera bikagusaba kwisacrificinga wowe ubwawe ukitanga mu kazi ukaba igitambo cy'akazi ukora kuko urugero abantu numva ngo bagikuzimu bro reka tujye wenda muri base y'ubucuruzi ni bantu nge ndabazi bagikuzimu bo bavuga ko bagikuzimu kuko ntago njya mbihamye mani bro ni bantu babo mu kazi guhera saa 11 akakavamo saa 5 z'ijoro uyu mutipe mani bro rimwe na rimwe usanga ari nawe muntu uhereza harya kuriya guhereza abakiriya uyuguza umuceri ahita ufata gutya akakunagira ku mutwe ukawutwara ntago bari abatipe banicara mu biro wangu simbizi ribaye ari iryo tegeko ariko noneho bro niba ni kuzimu bishoboka ko umuntu akura inoti zo mu bucuruzi bashobora kuba bagutegeka gukora wangu barakora barabatipe n'akabuno kagakora uziko igiye kuzimu kuzana amafaranga hari testimony numvise y'umuntu muri Kenya wabaga muri bira bya Freemason yambwiye ko iyo ugiye kwaka amafaranga yo uziko bagusaba igishoro ariko noneho reka da aro umupasiteri naha kandi w'umunyarwanda oya boretse gake hari umupasiteri w'umunyarwanda ejo bundi ngo yazuye umuntu kabisa amakuru nta mfite hano muri Maputo kabisa w'umunyarwanda yazuye umuntu umuntu kabisa ngo yarameze nabi kwa kundi umuntu ari muri koma ako nago yari yapfuye amukoraho riraka ngirwa umupasiteri ndashaka kujya kumwiyakira akantu oyo mushumba amasengesho meza turakwemera kandi rega nkubwire pe bro niba mushumba umva pastor pour favor uretse gake wa mupasiteri we jewe rwose narakubonye mbona ibintu wakoze mbona nge ndemeye je nabonye nemeye ariko uyu mujama mani bro oya bro akose uretse gake wowe ndaza kumukubwira behind ndaza kumubwira behind murashaka ko tujya gusura umupasiteri twazamusura bro yaramusura ariko uwo mujama arasenga nanone mwana bro niyo mpamvu nkubwira ngo ibyo bintu by'ikuzimu niba binabaho nago mbizi sindi bubihamye ariko mwana bya bibasaba imbaraga zo gukora mani muri area y'urimo ugomba kubanza ukabikorera kabisa noye nk'uwo mujama jewe mani muzi ajya gusenga na masha haboro bajya ku musozi gusenga mwana uwo mujama ajyayo nko mu cyumweru ashobora kujyaho kabiri agiye gushaka imbaraga z'umwuka wera
Abagiye kuba ngo z'umwijima. Z'umwuka wera. Niba rero harimo n'umwijima nakazi kabyo ariko niba umwijima uretse gake niba umwijima nawo niba umwijima nawo uzura abantu ebana go on follow up my dear go on ukomerezemo kabisa ariko jewe nemeye yuko wakoresheje ijambo ry'Imana niryo ryamuzuye bro you was there ya ariko kubw'impamvu zacu ntago twajyana ndakubindikiye ariko igihe uzanyemerera nyine nzabivuga ariko je nari mari umuntu bamuzanya ameze nabi cyane kwa muntu yarangije kabyaranye ariko umujama yaravuze ati mwizina rya Yesu tutegeka imbaraga z'abazimu n'abadayimoni zisenyuka abazimu yararwe malaria simbaza abaginga yararwaye gusa yari yapfuye mani yarameze phone neza burundu neza cyane kabisa umujama yatashe yijyana ni prank oya mani nagari prank mani birisire mani uwo muniganje uwo mupasiteri zishikuru pasiteri uwo mupasiteri umunsi umwe tuzamusura kabisa tunamubaze niba kuko jewe buje muri ambanye amatsiko niba ari ibyikuzimu abandi bakotora umuceri ukanga abantu barambwira ati se uwo muceri yawumenye agereka kubeshya uwo muceri wavugaga wa pasiteri ni ibiki wabonye ibyo byo kuzura abantu ni ibyo byo kuzura abantu wavugaga oya byo kuzura abantu byo ni byavuba abapasiteri Yesu ashimwe cyane turabemera cyane muri abakozi b'Imana nubwo nyine tutamenya ngo wenda mwangarijwe kuko umukozi arangajwa tutamenya niba Imana ibahemba cyangwa mwihemba ibyo ntago twabyinjiramo kuko sakazi kacu ariko mukoresha injustice cyangwa mukoresha justice nukubera iki mu nsengero harimo umuntu ushobora kuba yemerewe gukorerwa ubukwe cyangwa guhabwa isakaramento ryo gusengererwa umwana cyangwa kubatirizwa umwana nono undi muntu akaba atabona iyo sakaramento nuko aba ari kondisiyo uru rusengero rugira kondisiyo iyo kondisiyo zujuje baguha iryo sakaramento waba utazujuje bakagukatira cyangwa se bakakwereka uburyo ugomba uza abantu bubahiriza kondisiyo cyane mu rusengero ni abantu bita abakene ni nabo batuma mubona amaturo abashumba babaze ko bahora bigisha Imana bigisha urukundo bakahora babwira abantu ngo bature icyacumi kuki batababwira ngo bajya kureba n'abaturanyi babo niba hari uburaye bagaburira abana be cyangwa se bagira icyo bamuha papa muhere Bibiliya iravuga ngo muhere mubo mu nzu ya so urumva bro urajya hanze gukiza umuntu wo hanze inzara uzi mwana bakene bari mu rusengero zino nsengero zinakomeye mane zino nsengero zikomeye ubona z'abanyarwanda harimo abakene wangu bro bakinnye mani bakennye bya danje ariko kubera iki mudashyiraho agaseke k'abantu bababaye urumva nabo mubaremere munamenye uzi ko mani bro ari abantu baba mu rusengero kandi bakurikiza inshingano zose Sunday school muri korali mu masengesho yo kwiyiriza y'umunsi ibintu byose nyine by'urusengero ibintu byose abo bantu baritanga rimwe ntafate na ka breakfast kandi pastor we yararimo gufata breakfast neza imeze neza cyane bakanirinda twatuntu kandi mwe mudukora rwiheshwa bo bakatwirinda kugira ngo Imana itabareba igitsura ariko bro none kubera iki mutamenya yuko hari abo bantu bababaye mubizi nako mwarangiza n'uduturo twabo mukatureka bakadutura mubareba nimunaje kujabamo ngo muvate hane ikinye 500 yaraye ura mujama reka tuyamusubize yarakubiswe niba mwigisha urukundo abantu niba bigisha urukundo bararufite hari umubyeyi wampaye sorry yarambwiye ngo mu itorero asengeramo bari bafite intego yo gukora contribution noneho ngo bakagurira
pasiteri wabo imodoka nshyashya ngo iyo yari afite ngo yari ishaje. Noneho arambwira ati kubera ko njye nari umwizera cyane, njyewe nafashe akarima kanjye nari mfite ndakagurisha kugira ngo ntange ituro rihagije ryo kugura umukozi w'Imana imodoka. Noneho arambwira ati noneho rimwe nza gukora urugendo. Icyo gihe byaje kugeraho amafaranga nshiriraho, biba ngombwa ko urugendo nari nshigaje rugenda n'amaguru, twumva. Noneho ngo ari kugenda ashigaje nk'ibirometero nka 20 kugira ngo agere mu rugo, ya modoka pasiteri yaguze umugore wamucaho ayirimo, ariko nta rugo yari abizi ko ari umugore we wa pasiteri. Noneho umubyeyi yarayiteze yazamura ukuboko ariko ayitega atazi ko ari umugore wa pasiteri urimo, nta nubwo yarazi ko ari pasiteri kuko nyine imodoka zirasa ntiyaranabizi n'ibya plaque ntiyarabizi. Ariko iyo modoka ngo imugezeho icyo gihe ngo n'imvura riri kugwa, yari itangiye kugwa nyine, agira ukuboko gutya imodoka nyine imugezeho, nta nubwo yihutaga cyane, abona ko ari umugore wa pasiteri cyangwa bamwita mama wa pasiteri. Imodoka imucaho iragenda. Uwo mubyeyi arambwira ati kuva icyo gihe nafashe umwanzuro ko ntazongera gutura. Arambwira ati none ubwo wambwira ukuri, wambwira ko Imana izambara y'icyaha akora ko ntatura. Ariko se ubundi ituro buriya tudahinduye ijambo rivuga. Umukecuru namusubiza yambwira ati urumva njye mfite icyaha cyo ntatanga icya 10 ntanatura. Uwo muntu mama pasiteri yamuciyeho burira munyagira ku kibanza giye atanze. wa muntu we watanze amafaranga yawe wanitanze, komeza witange, ni byiza, wari uri gufasha umukozi w'Imana. Ariko sikugiye mama pasiteri yamuciyeho uyu mukecuru kandi abizi neza ko imodoka atwaye mama pasiteri, imodoka yari utwaye ni imfashanyo, tuyibare nk'imfashanyo kuko niyo abakristo bose ni yebwe amafaranga y'Imana yamuhaye. Imana asigira amafaranga. Yewe Imana ikoresha abantu bakaguha ibintu, noneho icyo gihe iyo abantu bamaze baretse gake ngusobanurira nuko ngo iyo ni inkunga y'abakristo me mama pasiteri bari wambari ukambabariza mama pasiteri buretse mama pasiteri nta kibazo afite. Abakristo iyo bamaze gutanga amafaranga, ari amafaranga arezwa agahita ahinduka ay'Imana. Noneho pasiteri agafata amafaranga y'Imana, kuko buriya pasiteri buriya ngaba amaze n'igihe, urumva ngaba amaze n'igihe pasiteri avuga ati Uwiteka Imana rwose ndagusaba kugira ngo umfashe aka kamodoka ka Next ndumva kandambiye mu izina rya Yesu, ndacyahura Next mu izina rya Yesu, ti rwose mpamagaje V8 nouveau modèle 2024 ndayihamagaje rwose ize akayihamagara. Noneho rero Imana ikoresha abakozi bayo bakegeranya amafaranga, kuko pasiteri ni umukozi w'Imana deja. Noneho rero bamara kwegeranya amafaranga bayatanze, ayo mafaranga ni Imana ibi yamuhaye. Urumva rero uwo muntu ubwo yakaburanyije Imana ajya kurukara makuma Mana ko natanze amafaranga akezwa gago umuyobozi, none umuyobozi yanshakanye ari futi. Obyeyi turakwihanganisha. Wihangane, ariko wakoze igikorwa, waragikoze kandi ni byiza. Gusa buriya numva bro abapasiteri bo gufashwa kandi wakoze kuza ntabwo hamagaye ngo tuganireho gatoya nubwo twafashe iminota myinshi, ariko nizere ko turi kumwe ejo cyangwa ejo nishobora kugushaka twongera tugakomerezaho kuri episode zacu za buri munsi. Ariko rero muri make urabizi ko wari wampamagaye kugira ngo ubashe gushimira abakunzi bawe, ubashe no gucelebratinga contract yawe. Rero wagira ikintu babwira mbere yuko dusoza, noneho tukazongera tukagaruka nagahoraho abizi se. Abafana bacu Behind the Wall Show, abafana ba M Stanley, abafana ba MC Mind, abafana ba MC Byishimo, abafana ba Tiuriku, ndabashimira cyane, muri abantu b'abagabo, kandi mbabwira yuko mwihanganira ibicaho, imiyaga yose muyihanganire, ejo hazaza ni heza. Difficulty cyangwa difficulty uri gucama akakanya,
rwose wihangane uzicemo neza kandi wemye ejo hazaza ni heza wowe upfa kutitwara nabi cyangwa ngo uhemuke jya umenya gusaza utanduranyije cyane Yeah, man, guys, thank you very much. Thank you for everything. We love you so much as usual, as you do. Big up yourselves. See you next time. Fear God.